Twageze muri East Africa. Kimya bivuga iki? Nibaguhereze mikrofone. Ceceka. Aha. Nyamukora. Avuze ngo ceceka nta kintu twakumva. Aha nuko ngo ndatekereza iyi ndirimbo tugiye kuririmba mwese hafi ya benshi murayizi. Tugiye kuyibaririmbira mu Giswahili kwa kundi muyizi, mwimagine ko turi kuyiririmba mu Kinyarwanda. Murakoze. Ulipo moyo wa bila
kumtii Mungu kisha wakashinda. Zunguka Yeriko mara 7, ingawa waona kama ya kutisha. Dumu katika agano la Bwana, atakushindia ya kukabilio. Zunguka Yeriko mara 7, ingawa waona kama ya kutisha. Dumu katika agano la Bwana, atakushindia ya kukabilio. Katika agano la Bwana, atakushindia ya kukabilio. Zunguka Yeriko mara 7, ingawa waona kama ya kutisha.
urukumva aho rero naho byose nicyo kimwe manuka aho kuri telefone yawe ahanditse YouTube winjiremo neza ndani wakagombye kuba uri kubikora kubera ko ndabaha indirimbo nshaka ariko izo mushaka muraza kuziha mwabyumvise ari banga riri yego aba rero baraje muri indirimbo nziza cyane eshanu indirimbo eshanu mvuze zibanye eshanu yego indirimbo eshanu Yes,
shikuzo bamwe bazana sima abandi amabuye amatafari n'ibindi bikoresho byinshi ikigenzi nuko buri muntu akora nawe usigaye babigeraho uze turi benshi turi bana none niho tuzajya twumvira
n'ijuru wowe waducunguye uratujyanira wapfuye n'ubura ducura ubutumwa bushya
ya Yesu umwana w'Imana n'imigozi yayimboshye yayikuyeho uwo Yesu yamubohoye agira uw'agaciro mu maso y'Imana kuko amaraso ya Yesu umwana w'Imana n'imigozi yayimboshye
sinabasha kumenya imigambi y'Imana, oya sinabishobora. Ariko icyo nzi neza, yuko uko biri kose